ikintu cya mbere cyo navuga man tugira abanzi bo babaho kandi abanzi bibyiza kuri wowe babaho umuntu ashaka ifata rwose akahita amena amata yawe akayajugunyamo urumva ntabwo Irene najya mu bintu byinshi by'ibi bintu ngo by'amavideo urumva ibintu bitari ngombwa nanone Imana yakoze nuko ibyo bintu babuze aho biri nanjye nabuze aho biri narebye na kamera baraneze ndayibara ariko ikintu cyo navugaho ibyo bavugaga ntaho bitaniye n'ukuri n'ukuri ariko ukuri Imana itagize ukuri n'ukuri kw'ikinyoma uko ngewe nje nkafata ibintu byawe nta bitakureba ugashaka kubigira ukuri uba wumva se biraza guhinduka ukuri gute kandi hagati ya nyirabyo n'Imana imbere yabo ari ukuri kwabo ntibaravuga ko ari amavideo yawe uri kuryamana umukobwa se ntago mbivuga pe ni ibintu by'ubugogi ntajyamo ariko icyo navuga nuko ntibaza ibyo bintu biraza kwangiza kariyeri ye nuko umwangisha abantu se birakunda koko nta ngaruka byakugizeho uvugishije ukuri ubona nta ngaruka byakugizeho ngaruka sinzi ukuntu ntago nanzi mu mitwe y'abantu babyumvisha ukuntu bagiye babifata ntabwo mbizi ariko icyo nzi nuko yaba umugore yaba umupapa yaba umwana yaba ni ibintu baba bagomba umwana bagomba kuzaza akabicamo akabikora yego n'abakuze bo baba bikora n'uyu munsi hari abari kubikora ubu tuvugana hari abari gukundana pe ubu turi kuvugana kino kiganiro hari n'abari kukireba ari kubikora so ni ubuzima ubonera akanya basuhuze baryoherwe urumva ari kubikora rero ni ubuzima rero uva kwigira ishanutse ugafata ubwo buzima bw'abo bantu ugahita uvuga ngo uriya muntu n'uriya bari kubikora jya kubikora nawe wajya ukabikora niba wujuje imyaka niba ufite n'umuntu mwabikorana jya kubikora uruhure mu mutwe urananiwe ufite ikibazo urameze umerewe nabi kwikinisha agura cyakoze yamugira amagambo akomeye azi ubundi wa mugani umucama mugenzi wawe yatunga video nk'iyo yawe ngo ayimarishe ikimi telefone ye umva agapipi karagenda kagahinduka nk'umusupiri umusupiri urahuze ubu natunga ubusa bwawe muri telefone ye nkamumarishe iki aragenda kagahinduka umusupiri umusupiri urahuze umukoba shamburiyeri bakaze azoze kweduka yego ndayizi elastic bifite imbaraga wone umusupiri sibye kuzirikisha ikintu wena wawinjiza mu kintu ako yamamana urarwaye uri guhanura urubyiruko leta sibyo warifashe urubyiruko mureke kwikinisha sibyo ntacyo byangije hagati n'umukunzi wawe urumva umukunzi wanjye ngiye rero ubuno buzima bw'abantu banzi hano siko ndi mu buzima busanzwe buri Irene none si Irene reka nkubwire ukuntu nibereye ndi bucura pe bucura ntazerera bucura abayibereyeho ndi bucura wari wambona nyine njya nkunda kubaza icyo kibazo kandi twakubitanira ahantu wapi kabisa ubona turahuye si wikatisha njye sinjya mva mu rugo cyetse mu bintu nyine by'inyungu so rero umugore wanjye abazi buri kimwe abazi icyabiteye abazi impamvu bari kubivuga abazi ibyo bijya gutegurwa ibyo byagiye kuvugwa twe tubimaranye nk'amezi abiri mubizi nubwo atari icyo ushobora kurogwa nyine hari wari uzi iki se ubwo ngubwo nari nzi ko hari ikintu kibi kigiye kuba ku buzima bwanjye biriseri nubwo ntari nzi ngo ni igiki warakibwiwe nande se
wese ntabwo ujya uganira n'Imana ikambwira ibintu bigiye kumbaho n'Imana yabikubwiye ngiye Imana uziko Imana ngiye Imana insura oh yes Mana naragusira ko bagiye gushyira amavideo yawe ubwambure hanze yarambwiye ati ubana n'abacancuro inka data wera kandi abacancuro nta kintu na kimwe bagira bahomba ba Romania cyangwa b'Abafaransa Abanyarwanda bigize abagande sinzi nimba uri kubijya kintu bastoreki rekuba tugiye guhura n'abacancuro banze kwemera aho bari n'aho bajya n'aho bava abo rero ntacyo bahomba yego bameze nka virusi cyangwa nk'ikimera gitegereje ko bakibanguriza kugira ngo cyere yego ariko bo ubwabo nta mumaro baba bafite ubwabo abo bantu rero nibo bagukikije ugiye kwikunkumura utagendeye kuri siko utagendeye kuri jyoko ikunkumure yego irabwejura tu wowe igira gutya yego irabwejura kabisa uburayi bwejuje ndayibwejuje nyibuze yarabweje koko yaragonza ahubwo iti bwe yarabweguye tu ya noneho yimbaye ikintu cya mbere niba ari ikintu gisekeje ni ukubona imbwa ibwejuru ibwegetse ariko ubundi kubera iki nyegera koko barirongora bakanagira ibida ariko bijya kintu biba bisa nabi cyane ku myaka ye cyakoze icyo kintu sinzi nimba uri kucyumva cyakoze icyiza burya hari igihe ngewe nk'umuntu mbona agiye gukorera ibintu ngewe ni ukuri byayigishije ikintu ubwo bakundaga kuvuga ikintu ngewe kugira ngo mutange ubutumwa biba bisaba yuko ukanda yego nareba ugenda wese ubundi ni gute umuntu ashobora gutwita adakwiye gutwita mbona habamo ikibazo cyo kuba hari imitsi idakora ibyo ikwiye gukora ikirema niba navuze ngo iyi ngumi ku kuboko gukeneye gukora nyine guterura harangiza no gukora ibyo gukwiye guterura mba ni ikibazo ariko nta kintu kibabaje nko kubona umuntu nyine bita mpuzi ibihe nkabihuza nkahita uyu muntu rero mbona uzanatinya umuntu utagira urukundo utagira sheri uriya muntu aba ari nk'ikihebe uriya muntu utagira sheri umuntu utagira sheri yego uriya kugira sheri umwaka ugashira ibiri gashira wumva umuntu atarajya mu rukundo na rimwe wanabivuga ko kumvisha ukuntu abakobwa ari abantu babi yego warangiza ukabona afite inda nini warangiza ugasanga akora amafuti yego yo kugenda uzi ko hari umuntu ushobora kugura video yawe y'ubwambure miliyoni 10 garebere n'ukuntu rwose we byamushobokeye ko nirende yivuyeyo irende yivamo gute yego yaragize akabyigana we nta umuntu bari kumwe we wenyine akabyigana niwe gute utatwita ariko impamvu wari wahabutse umenye ko ari ubizi ko amashusho ahari ngereka nkubwire aravuga guti nimba bayafashe ubwo nta kundi karambaho numva gubwire iyi si ni ikizu gisakaye kirimo imbariro ariko kirimo hajya babyita ibikwa oya ntago ari ibikwa kimwe bashinga bakita igiki inkingi zitariho imbariro
njye rero niyubakiye imbariro muri area yanjye y'ubuzima bwanjye. Ahubwo ikosa nakoze numvaga yuko nkwiye kujya supporting umuntu mbonamo ikintu cyananiye gukora. Ndashobora kureba nkakubonamo impano, n'urugero nkabona ushoboye kuvuga, njye ntabyo nzi, ufite akarimi keza, waganiriza umuntu ikintu, yego nkabona ntacyo ufite cyo kumubwira, ariko nkakubwira icyo umubwira ukagenda ukakimubwira kuko ufite akarimi keza. Wabikoresha umuntu gutyo wakagira ngo niwe watekereje ibyo yabwiye uwo, yarangiza agahita aza akagufata nkaho nta kintu wamufashije. Yego, ugahita umubwira ati rero ngiye kuguha isomo. Ibyo rero nibyo nagira ngo wige, none tugiye guhindura page, genda uhige kwambara noneho neza kugira ngo uhure na wa muntu ibyo wamubwiraga byumva 100%. Agahita kubana kavuga turansuzuguye ariko warasaze, ntabwo nambara nabi se. ariko yamano we nde nambara nabi, ndababwiye ko nambara nabi. nge nambara nabi, bakubwira ati rero wambara neza pe. Ariko nkuko icyo gitekerezo wagiye kubwira uwo ambara ibingana n'ibitekerezo ugiye kubwira uwo muntu. Abantu bambara bitandukanye n'ibitekerezo byabo. Oya se, hari umuntu ushobora kwambara imyenda itangana n'ibitekerezo afite, bigatuma imivugire izamo ikibazo, imigaragarire bihita bipfira uko ugaragara. Ataragaragara nk'umuntu uyu muntu ibintu yavuze rwose ariko kumbwira ni amaco y'inda, arashonje. So wajya muri banki ukaguza amafaranga nka miliyoni 100 bambaye kamambiri baguha. Rero ukagenda wigisha ubuzima ni ukwiga. Njye numva ikintu nize, ikintu nakoze kikamira, n'undi muntu yagikora kikamuhira. Nakubwiye ngo kare iyo ufite amatwi meza yumva neza, kanwa kawe kavamo ibintu byiza. Ariko twumva cyakoze zigukwepa kinakibajije ngo impamvu wahabutse uruzi ko amashusho ahari, utangira kunkwepura bajya umbyibagirwe. Ariko wambajije ngo iki, wari ubizi neza ko amashusho ahari, bakubwiye ngo bari buyashyire hanze, uravuga uti byanga byemererwa barayafite, cyangwa babimbwiye ari hanze. Babimbwiye ari hanze, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni amayitamo. Nta muntu wakuzimya amani. Imana niyo yemera ibintu, iyo yabyemeye biraba. Yego, itabyemeye n'ubundi umusa ntacyaba pe. Reka nkubwire, nibyo cyagiye naguteye agastori. Ariko n'Imana ibinyigisha, bireba intege zawe nke ikakongerera imbaraga. Kubera ko iyo nkora urugendo rwa kabiri rungana n'urwo nari nakoranye n'uwo muntu, yego nari gupfa. Oya, byo gushyingurwa, byo gupfa. Ariko umuntu hari igihe umuntu reka wowe wakwicaranyije n'ibigoryi 3 umwaka, ukwezi waba watangiye kubavugisha, cyangwa icyumweru waba watangiye kukaniriza ibyo bigoryi, reka byumva bikagusubiza. Umwaka baba mwamaze kuba inshuti no kugira icyo muhuriraho n'ibyo bigoryi. Mukajya mu murati, tugiye gukora iki, ugiye kugikorana n'iki, n'ibigoryi. Yego, ukibeshya ko n'ibyo bigoryi intekerezo ufite arizo zifite. Ugasanga wowe urubatse, mu gitondo baragarutse bakuyeho idafari rimwe ku byo mwubatse, mukaza ariko n'ibande baza gusenya ibi bintu, ariko ubundi nabo batariko n'indi. Imana akakwihishamo, akamenya igihe uraryamira, akamenya igihe urabyukira, ku buryo utakeka uwo muntu. Iyo bigenze gutyo rero nta kiyupfa kuba usenga. Nibyo nari ndimo nkubwira, ugera muri position yo kumva ko udashaka buri muntu n'umwe, utamushaka impande z'icyo kintu uri kubaka nkawe. Aho rero nibwo uhita umenya imbwebwe aho ibwejurira. Yego, none se reka umuntu mwiza wamuha ibyumweru 2 bikamunanira, iminsi 3 akaba amaze gukosa mutandukanye,
ukumva uwo muntu yari mwiza. Njye nawe ni urugero, turi ishumi, turi kugendana, yego, dutandukanye iminsi 3, isukosa mu minsi 3, mu minsi 3 urakosheje, kandi njyewe na uracyabyoroheje nta cyahindutse, wakabihaye ukwezi, ariko mu minsi 3 ya mbere ukaba urakosheje, urumva uwo muntu atari we wasenyaga ibyo bintu.